Mu kiganiro BaradaVibes uyu munsi hari ikintu nshaka kuvugaho, ni ikibazo abahungu bakunze kwibaza. Ugasanga umuhungu aryamanye n'umukobwa, bakaryamana batikingiye, badakoresheje agakingirizo, yangiza akamutera inda, hanyuma umukobwa akamusaba ko bakora ubukwe, ko babana. Waruzi yuko kubaka urugo ni umushinga ukomeye, usaba ingufu, usaba ubwitange, usaba gutekereza, usaba kwigomwa, usaba guharirana, usaba urukundo, usaba kwihangana kugira ngo mutagongana. Noneho tekereza, noneho ugiye gukora uwo mushinga, ugiye muri urwo kubaka urwo rugo, wumva yuko utabishaka, wumva yuko baguteza inda. Ni ukuvuga ngo noneho wowe ugiye gufata icyemezo cyo kubana n'uwo muntu utamukunda kuko atwita inda yawe. Ese nimugera mu rugo ntabwo uzamuca inyuma kuko urimo uravuga ko utamukunda, none ugiye kubana nawe. Ese kuki mugiye kubana? Kuko afite inda gusa? Cyangwa uzajya ubana nawe uhora wicuza impamvu wabikoze, uhora wicuza impamvu wafashe icyo cyemezo cyo kubana nawe? Ku ruhande rw'umukobwa, yego arashaka ko batamuseka, arashaka yuko abona adresse kuko afite inda yawe. Ese we bizagenda gute ku ruhande rwe? Ese arashaka ubukwe, arashaka ahantu ho kwikinga, arashaka ko abantu batazamuvuga, batazamuseka? Ese nuko agukunda koko akaba ashaka ko utamucika? Nuko ashaka guha izina umwana atwite? Ese umwana igihe azavuka byo bizagenda gute? Kuko ubuzima buzahinduka. Aratwita amezi 9 umwana akavuka, yamara kuvuka mukamurera, ubuzima bugahinduka hagati yawe nkawe w'umuhungu cyangwa hagati yawe nk'uw'umukobwa. Ibyo bintu murabitekerezaho? Niba muvuga ngo mukoze ubukwe ntabwo ari bibi. Ubukwe ni mu gihe mutangiye kubana hamwe. Hagomba kubamo urukundo, hagomba kubamo kuzuza inshingano nk'abashakanye, hagomba kubahana, hagomba gushyira hamwe. Mu gihe rero ibyo bintu byose muzi ko nta birimo, ntago kubana bihagije. Uyu munsi rero tekereza ngo tugiye gukora ubukwe kubera iki? Urimo uravuga ko utamukunda. Yego wateye inda, hari umwana mwakoze, ariko se hari urukundo? Hari ubushake bwo kurera uwo mwana? Muri ababyeyi, ariko mbere na mbere muri ababyeyi. Kuko rega gutera inda no gutwara inda ntago bikugira umubyeyi. Ufite ako kantu ko kurera. Ese wibwira yuko niba ibyo bintu byose utabifite, nta rukundo ufite, nta bushake ufite, nturi umubyeyi, ibyo bintu byose niba ibyo bintu utabifite, uyu munsi ukaba ufite umwana, wibwira yuko gukora ubukwe, kubana n'uwo muntu, ibyo bintu bizaza? Wibwira ko bihagije kugira ngo murere uwo mwana? Ntago bihagije. Umwana nawe n'undi mushinga ukomeye cyane, bisaba yuko ushyiramo ingufu, bisaba yuko umwitaho, bisaba ko umuha uburere. Niba uyu munsi muhungu wagiye ku mukobwa runaka, muraryamanye, umuteye inda, reka tuvuge ko mutwaye mugeze mu rugo, ntiwamukunze, ntumukunda nk'uko bivuga, ariko mwakoze ubukwe ngo kubera umwana wawe. Ko wakoze ubukwe n'udakunda kugira ngo urengere umwana, nugera mu rugo ntago uzamuca inyuma, cyangwa ntuzagenda hanze ngo ukunde undi noneho umutere inda yindi kuko umukunda. Uri muribaza, ugize abana babiri badahuje ba nyina, ntago ukunda uwo mukobwa, tuvuge ko ubukuburetse ugiye kumufasha, ugiye gufata ngamba ki kugira ngo udakomeza gutera inda zabo udakunda? Uyaguteza inda, agutega inda wari urihe? Wagize intege nke? Kuki wagize intege nke ntiwikingire? Sinzi niba ikosa uriguyemo, ujye urigwamo uvuga uti nakoze ikosa, point entre, ibindi byo ku ruhande ubireke. Yaragufashe ku ngufu birumvikana, ibyo simbihakanye, ariko kumbwira ngo yaragushutse, yego yaragushutse, ariko yagushuka nawe ukaba ufite agakingirizo, byari guhuriramo. Gushukana ntibivemo gutwara inda. Hari igihe umubiri nawe ukuganza, ariko mu gihe wikingiye, ejo nugarura ubwenge uzakanga kuvuga uti ariko narikingiye. Ahanga ndavuga ku bahungu. Ku bakobwa rero, nawe muri uko kwinezeza, muri uko kwishimisha, reba yuko umuhungu yikingiye, umwibutse yikingire. Urukundo ni rwiza, iraha ni ryiza, ariko ibikurikiraho nibyo biza tukavuga ko ari bibi. Ntabwo uyu munsi uyu muhungu iyo aba yarikingiye ari kuba arwana yibaza ngo ndakora ubukwe. Nta nubwo ikibazo ari ukuvuga ngo ndakora ubukwe, nta nubwo afite ubwoba bw'umwana ugiye kuvuka. Utangiye kubyara abana ufite ku myaka ingahe? Ese uwo mwana waramuteganyirije? Azaba hwate? Nawe uraba utishoboye, uyu munsi ukaba utangiye kubyara abana. Utekereza kuzaba umuntu w'umugabo ufite imyaka 35, 40, ufite abana 4, 5 badahuje ba nyina.
ufite abantu utanazi kubera uburyo udafite discipline mu kwikingira. Uryama hano ukabyuka hano ukaryama hariya, wakwikingira ugakoresha agakingirizo, ntusiga abana bawe hirya no hino. Uyu munsi rero tugarutse ku kibazo cyo kwibaza ngo ko nateye inda nkora ubukwe. Ntago ngiye nkubwira ngo kora ubukwe cyangwa bureke, ahubwo uyu munsi baze ngo gukora ubukwe ugamije iki? Ese ubundi uwo muntu ko mwaryamanye yego ndabyumva, ariko se murahuje? Ni umuntu ubona wakubera umugore, ni umuntu ubona wakubera mama w'abana bawe mbere yo kumujyana mu rugo ngo nuko atwite? Ese mukobwa wowe utwaye inda, uwo muntu murahuje? Ni umuntu muhuje ku buryo azaba papa w'umwana wawe akakubera umugabo? Cyangwa muzi ko gukora ubukwe ari ukurangiza umuhango ukagerayo rukakunanira? Reka rero nsoze nkubwira ngo ntago ubukwe ari igisubizo, ntago ubukwe cyangwa kubaka urugo kubana. Hari n'igihe muhura mukavuga muti tubane mu nzu imwe kuko atwite. Ntago kuba umuntu atwaye inda cyangwa ateye inda bingana mariage. Njya mvuga nti aho kugira ngo utere umukobwa inda utamukunda, mukora ubukwe mu bandi, mugere mu rugo mutongane, mwicane, mutukane, mugire muti na wa mwana muzabyara azavukana ibibazo byinshi cyane kubera uburyo mubayeho. Birutwa nuko wamuteye inda akaguma iwabo akarera umwana bimugoye, yababaye yagize ate, ukamufasha uko ushoboye, ntumutererane, yenda mugatangira mugakundana. Aho kugira ngo muze kwiga gukundana muri mu rugo kuko nta rukundo rwari ruhari, ahubwo mwige gukundana kuko mufite umwana murimo murera, mugire responsibility. Arera umwana, umufashe n'iki, na rwa rukundo rukure. Hanyuma nyuma muvuge muti okay, tumaze kugira gute, ntago turi kuri pressure yo gushakana kubera ko mpishinda batazabibona, nubundi bazakubarira, nubundi bazakuvuga, nubundi barakuvuga koko. Niyo mpamvu rero niba mubizi neza ko nta rukundo rurimo, musore bwira umukobwa utirega naguteye inda ariko singukunda, mbabarira ntidukora ubukwe ariko ngufashe. Ariko niwemera no kumufasha koko wemera umufashe. Mukobwa nawe hari igihe bakwemerera kugufasha, nabyo ni ikiganiro nagarukaho, ukamera nkaho urimo umurya imitsi, ntushyiremo ubumuntu ngo kuko ngo umurerere umwana. Nawe uwo mwana umufiteho inshingano, waramutwite yego, ntago umuhungu rero azagufasha 100%, nawe ugomba kwifasha. Azazana 50 nawe uzane 50 murero uwo mwana. Ariko uyu munsi nkuko nabikubwiraga, nta karito ufite zo kuba umugore cyangwa karito zo kuba umugabo ufite, ukaryamana n'umuntu utazi n'izina rye rya kabiri, utazi aho avuka, utazi uko arakara, utazi iki. Mujye mureba n'ahantu mwahuriye, murebe n'ukuntu mwaryamanye, urebe ukuntu muzi. Ese uramuzi? Uza ahantu avuka, uzi ikintu akora, uzi uko yitwa se, uzi aho ataha se, wangiza ngo wamuteye inda ngo mubane, ugiye kubana n'umuntu utazi. Ugenda ahantu utazi ukahakura ikintu utazi, mukabana n'ikintu utazi, wangiza ngo urugo rwarakunaniye kuko uwo washatse ntumuzi nawe ntakuzi. Mukobwa bateye inda, uwo muntu waguteye inda uramuzi? Utazi aho ataha, utazi iwabo, utazi inshuti ye, utazi umuvandimwe, ariko wowe uramuzi, uzi imico ye. Rero uyu munsi ngewe guhura n'umuntu utazi ukaryamana nawe ukamutera inda cyangwa akagutera inda, wangiza ngo mukore ubukwe gute se? Uyu munsi rero reka mbabwire ngo mubanze mumenyane, mubanze mukundane, mubanze mwigane, mubanze murebe ko muri compatible, murebe ko muhuza, murebe ko atari umuriro ugiye guhura n'umuriro. Hanyuma ni murangiza mufata icyemezo, muvuge muti okay tugiye kubana. Nimumara gufata icyemezo ngo tugiye kubana, muhungu mukobwa, ntimuzagire mu rugo ngo uvuge ngo yanyiciye ubuzima, wanteye inda utuma ubuzima bwanjye busubira inyuma, wanteze inda bigenda gutya. Ayo magambo muyihorere. Ikosa rya mbere ryarabaye, mwikora ikosa rya kabiri. Niba mwiyemeje kugera mu rugo rero mugiye gukora ubukwe, mushyira agapira hasi, mukira agapira mushoboye, mureke ibyo bintu mucyurirana mutongana byose mubireke, murere uwo mwana mwiyemeje, kuko mwibuke igitumye mukora ubukwe ngo nuko wateye inda, nuko baguteye inda, nta rukundo. Uyu munsi rero murebe ngo turashaka urukundo rukure, birashoboka. Turashyira hamwe turere uyu mwana kuko niwe watuzanye muri uru rugo twembi, muri iyo nzu. Niyo mutakoze ubukwe mukishyira hamwe, ni ukubera uwo mwana. Murabishobora, mushyire hamwe mukore icyabazanye. Icyo cyari icyambere, kuko umwana tuzanye mu rugo tuzabishobora. Urugo ruragora abantu b'Imana. Hari igihe mufata urugo mukarugira nkaho ari ikintu cyikora, ntago cyikora. Mushyiramo ingufu, uzana urukundo, ukazana kwihangana,
ukazana gushyira hamwe, ukazana gukora, ukazana inama, ukazana kurera umwana, ukazana gufasha kurera umwana. Ibyo bintu byose rero mu gihe nta rukundo rurimo, mu gihe nta bushake birimo, ntago bihura. Bivuga rero ngo uyu munsi reba ngo ko ntagukunda, tukaba tugiye kubana mu nzu imwe, yewe tuzarara mu gitanda kimwe, amaherezo azaba yahe? Bizagenda gute? Unabimubaze, wimubeshye kuko waramubeshye ngo uramukunda, none uyu munsi byagaragaye ko utamukunda. Musasi inzobe mushyire hasi, hanyuma noneho mufate icyemezo. Apana ko papa na mama wawe bakubwira bati utadusebya wa gikobwa we, wa gihungu utazabimbwa, kora ubukwe. Mwebwe mwicare kuko papa na mama barataha. Babyeyi mubwira abana ngo bakora ubukwe badakundana, mukabashyiraho igitutu kugira ngo mukora ubukwe, mwemeza abaturage, mwemeza inshuti zanyu ngo umwana atabyarira iwabo, ariko mubizi neza ko abo bana nta kintu kirimo. Ese mwebwe mwumva mubahaye ingufu, mwumva mubahaye umutahe? Kuko uyu munsi ntago ikibazo ari ugutwita, ikibazo ni ahantu bagiye bakajya kubaka urugo rw'umuriro rwa Sodoma muri Gehenomu. Ese uwo mwana barimo bakorera iyo nda we azavamo ari umwana? Reka nkubwire rero ngo ntago gutwita no gutera inda ari ikimenyetso cy'urukundo cyangwa gituma mugera mu rugo, keretse iyo harimo urukundo. Mu gihe harimo urukundo icyo kintu kikaza, nta nubwo mwirirwa mubyibazaho byinshi. Mu gihe mukundana muri babiri, mugakundana mufite urukundo, umwe agatera undi inda, undi agatwara inda, ntago mwirirwa mwibaza ngo turakora ubukwe n'iki. Birizana, ntago bigomba kugishwa inama, ntago bigomba kwicarirwa, ntago bigomba kurara udasinziriye ubyibazaho. Birikora kuko muba mukundanye, muvuga muti dufite urukundo tuzahangana nabyo. Hari n'igihe mugerayo bikanga, ariko nibura harimo urukundo. Birutwa namwe noneho muvuga ngo nta rukundo rurimo, mukagenda gutyo gusa ngo kuko wateye inda. Nsoza rero nagira ngo nkubwire ngo guhitamo n'ukwawe. Uguhitamo kose uzakora kuzagira ingaruka, zibe nziza zibe mbi, bizaterwa n'uburyo ubyitwaramo. Nuhitamo kureka uwo mukobwa akabyarira iwabo, wibuke yuko uzaba ufite umwana hanze, uzaba utangiye kuba papa w'umwana mutabana. Ese uzamumarira iki? Uwo mukobwa wateye inda uramuretse kuko ari wowe wagishije inama, ese uramufasha iki? Urabyitwara mute? Uwo mukobwa wateye inda udakunda kuko wabitubwiye ko utamukunda, uramutahanye mugiye kubana, cyangwa mushobora kubana mudasezeranye cyangwa mugasezerana, ugiye kwitwara ute? Uratuza uvimiriye wige kumukunda n'umwana atwite, cyangwa uramugeza mu rugo wambara agapantaro usohoke ubundi ukora akazi hanze? Inda uzitere koko no stop, cyangwa uraba umuntu utuje? Wibuke yuko ntabwo ugiye gushaka umugore uzatwita imyaka yose, azatwita byari. Muryamane mu buriri bumwe, umuhahire, musuri wabo, mujye mu byago no mu byishimo by'amafamiye, umujyane iwanyu, umujyane hirya, umwana arira umuterure, umwana umuheke. Ese kudakunda nyina, umwana uzamukunda? Nshuti y'Imana rero, ni ikibazo gikomeye. Hanyuma nawe mukobwa, yego watwaye inda, urashaka ko ukora ubukwe n'umuhungu, uramukunda, uramuzi, witeguye kuba mama, witeguye kuba umugore, ko muzagera mu rugo ukaba yenda ushidikanya kuri uwo mugabo, uwo mwana we azaza ari nyabaki? Kuti udakunda se bizagenda gute? Uyu munsi rero ibi bibazo ndimo nkubaza birakureba wowe. Icara wirebe, wisuzume, urebe ngo ahubwo wowe uriyizi, witeguye gushyiramo iki kugira ngo urwo rugo rugende neza, niba koko ufashe icyemezo cyo kujya gute cyo kubaka urugo. Mu gihe utiteguye kubaka urugo, witeguye guhangana gute n'ibyo bintu ugiyemo? Wateye inda nawe uratwite, biragenda gute? Uzajya wirirwa utuka umuhungu, wanteye inda, wanyiciye ubuzima, zana ibiryo umwana agira ute? Cyangwa nawe urashyira amaboko hamwe ugerageze umukorere? Reka nsoze nkubwira ngo uhitemo neza, uhitemo ibikubereye, ariko wibuke yuko ikosa wakoze bwa mbere ntabwo rigomba kugira gute gutuma ubuzima bwawe bwose buba amakosa. Uyu munsi ushobora gukuramo isomo kandi ibintu bikagenda neza. Wowe muhungu, wowe mukobwa, ikosa rimwe ntirizatuma ukora ikosa rya kabiri. Muri uko guhitamo kwawe rero, ibyo wahisemo byose ujye ubyicarana uvuga uti nahisemo, reka rero mese kamwe. Turi kumwe? Ngaho ugire ibihe byiza.